Yesu ashimwe, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ikaze nanone kuri Gatigisimu Room. Ni icyumba cy'ubwigishwa, ni icyumba turushaho gusobanurirana ibanga ry'ubukristo kandi hagamijwe kwisubiraho. Nk'uko ngira ngo ushize nabivuze, ubukristo ubwiga buhoro buhoro kandi bitangirana no kwigaya, bitari kuba kwigaya ko kumva ntacyo uri cyo, ahubwo kugaya bimwe mu byo ukora bitari byiza, maze ukabona kwiga bivuka ku kwigaya bene uko nguko. Ngira ngo nk'uko mubizi, umwaka wacu ujya gutangira twari twariyemeje ko intego y'uyu mwaka ari ugukurira muri Kristo muri byose. Twagerageje gutangaho amasomo makeya, ariko kubera ibyo umuntu aba atazi azahurira nabyo muri uwo mwaka, ntabwo twakomeje nk'uko twabyifuzaga. Hari igihe cyaciyemo kirekire tudatambutsa inyigisho zerekeye gukura muri byose, ariko Imana yatugiriye neza, yongera kuduha uburyo turasubukura, ari nayo mpamvu mubona tuzikomeje. Muri uwo mujyo rero, ubushize twize kuri esikariye ya kabiri y'isengesho. Uyu munsi turakomerezaho twiga esikariye ya kabiri mu iyobokamana. Ubushize twareberaga hamwe uko umuntu yakura mu misengere, uko umuntu yava ku ntambwe imwe akagera ku ntambwe ya kabiri mu buryo yumva isengesho. Uyu munsi rero ho turafata akanya tureba uko umuntu yakura ava ku ntambwe ya mbere y'uburyo akurikiramo Imana cyangwa ayobokamo Imana, akagera ku yindi ntambwe yisumbuyeho. Gukura mu buryo tuyoboka Imana, cyangwa se esikariye ya kabiri mu iyobokamana, niyo turi bube turebaho uyu munsi. Iyo usomye amateka y'iyobokamana, usanga hari igihe kinini abantu bagiye bayoboka Imana mu kivunge, bakaza ari benshi bumvise amakuru ku Mana, ariko ugasanga bose siko bayiyobotse kimwe kandi siko bayiyobotse neza. Ndetse rimwe mu iyobokamana rigari twigeze kumva ni iri ngiri dusoma ry'Abisirayeli, bose bahamagarirwa gukurikira Imana, ariko kubera kutayiyoboka kimwe byatumye bamwe basigara mu nzira, abandi ntibabona uko bagera aho bagombaga kugera, bananirwa gutera ikirenge aho Imana yagiteraga kirayoba. Aha rero bitwigisha ko iyobokamana iteka ntabwo ari kimwe, ntabwo tuyoboka kimwe twese. Hariho amajyambere cyangwa se hariho impinduka nyinshi iyo umuntu abishatse, ariga akagera kure mu iyobokamana. Hariho rero benshi ubu ngubu bashaka no kuyobya abantu Imana. Iyo basanze umuntu akijegajega cyangwa akiri muto cyangwa akiri ku ntambwe ya mbere, ngenda yita ikivunge, kuyobokera Imana mu kivunge, ariko utazi ngo urayoboka nde, utazi ngo kuki umuyobotse, waba utabonye uwo mujyana ntugende. Akenshi Satani yasanze abantu aho ngaho
ntibamugora kubarindagiza no gutuma batashyika kuri iyo mana. Numva rero uyu munsi wenda nidusoza agasomo kacu, umuntu ari bube abasha kuba yabwira abamuyobya bose ati ntimumpeho rwose, mutware hirya ibishuko byanyu, mutware hirya ibyo mushukashukisha, byose nta na kimwe kiruta iyo mana. Esikariye ya kabiri mwiyoboka mana. Nifuje ko n'ubundi twakwifashisha urugero rwa Mose. Ni umuntu wayobotse Imana kandi ayiyobokera ahantu hagoye. Yavukiye muri Egiputa. Egiputa cyari igihugu kitarangwagamo ubumenyamana mu rwego ruzima. Harimo gusenga imana nyinshi nk'uko n'ubu ngubu byeze. Iyo umuntu adafite uwasenga burya arisenga, cyangwa se agasenga ibyo yiremeye. Rero muri icyo gihe Mose yakuriyemo, tubona agerageza kuyobokamo Imana. Natekereje ko ubwo ari igihe gisa nk'icyacu, natwe dukwiriye kugira ibyo twamwigiraho muri iryo yobokamana rye. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 1 haratubwira hati, icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba, abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. 4. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Umurongo wa 6, kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Nagira ngo muri iyi mirongo tuse nk'abagerageza gukuramo bimwe mu biranga iyobokamana ryo kuri esikariye ya kabiri. Kuko nk'uko twabivuze, turifuza yuko abakristo bakura bakava ku rwego rumwe bakagera ku rundi. No kuyoboka Imana rero bikwiye kuva ku rwego rumwe bikagera ku rundi. Mose rero tugiye kumwifashisha kugira ngo atubere urugero, turebe ni ibiki twamwigiraho mu kuyoboka Imana, cyangwa se muri uru rugendo rwe ni ibiki bimuranga dushobora natwe kugira ibanga ry'ubuzima bwacu. Ni byinshi byaranze ubuzima bwa Mose mu iyobokamana rye, ariko uyu munsi ndabasangizamo bikeya. Ni ibiki biranga esikariye ya kabiri y'iyobokamana? Ese esikariye ya mbere yo ibimeze ite? Sinshaka gutinda mu gusobanura esikariye ya mbere, ariko n'urwego rw'ibanze, wabyita nk'umusogongero, cyangwa se urwego rw'ibanze abantu bamenyaho Imana cyangwa se banayitaho. Akenshi ruba ari ikivunge, abantu benshi batazi n'impamvu bari mu bintu, babikoreshwa n'impamvu zitandukanye, ndetse ukaba wanababuza igihe icyo ari cyo cyose bakarekera, kubera yuko batashinze imizi muri icyo kintu. Ni ibiki rero twakura muri iki gice dusomye biranga esikariye ya kabiri isengesho? Icya mbere,
ku murongo wa mbere w'igitabo cyo kuva igice cya 3 twabonye ko Mose ari umuntu ushakira Imana akanya, umuntu ushakira Imana akanya yarangiza akavugana nayo. Iyobokamana mu rwego rwa kabiri ntabwo rikorana n'ibivunge gusa, ntabwo rigendera mu kivunge gusa, oya. Haje bangahe? Niba runaka ataje ntabwo njyayo, niba runaka adasenga nanjye sindi bujyeyo, niba ibi bitagikunze nanjye sinjyayo, niba atajyayo ntabwo njyayo. Izo mvugo ni esikariye ya mbere y'iyobokamana. Mose turabona ko azi kwitarura ikivunge wenyine akazamuka umusozi w'Uwiteka akayishakira akanya. Iyo umukristo atazi gushaka akanya ke bwite aganire n'Imana, iyobokamana rye riba rikiri hasi, haba afite ahandi hantu hejuru akwiye kuzamuka kugira ngo agere. Kandi iyo atabikoze biramworohera gutembanywa n'imiyaga n'imiraba ibiri hanze aha ngaha. Mose kimwe mu byamuranze ni ugushakira Imana akanya. Ntabwo twayoboka Imana neza tutabona akanya ko kuganira nayo, ko kuvugana nayo, ko kwitarura ikivunge hanyuma tukaganira n'Imana. Kandi Mose aho adusigira cyangwa se ashobora no kutubera urugero rwiza nuko no mu gihe haragiye umukumbi wa sebukwe Yetiro azi gufata ibyo byari akazi ke, yarangiza akabibonamo cyangwa akabishakiramo umwanya wo kuvugana n'uwo muhanzi. Mose yaba n'urugero rw'abantu bose bafite akazi, kubera yuko no mu kazi azi gushakamo inzira yo kubonaniramo na ya Mana ye. Iyobokamana ku rwego rwa kabiri, iyobokamana kuri esikariye ya kabiri rigomba kwitoza gushaka akanya kazamuka umusozi atari mu kivunge, ahubwo rikazamuka rizi ibyo ririmo. Ahangaha biroroha iyo umukristo yabashije kugirira ibanga rye, biragoye kugira ngo uzahagarike urugendo rwe nyobokamana. Niyo wafunga insengero zose ntago wamuhagarika, kubera ko akurikira Imana nkawe. Ibi ntibikuraho ko gufatanya n'abandi gusenga ari byiza, ariko mu bihe nk'ibi gushaka umwanya utuje wawe bwite ukavugana n'Imana ni ikintu cy'ingenzi. Ibanga rya kabiri tubona kuri Mose mu iyobokamana rye nuko ayoboka Imana kubera amatsiko n'urukundo. Kuyoboka Imana kubera amatsiko n'urukundo. Abakristo benshi batangiye kuyoboka Imana kubera ubwoba bw'ibyo bakangishije cyangwa kubera ibintu runaka batinyaga. Ariko iyobokamana ryo ku rwego rwa kabiri ntago riyoboka Imana kubera ko ufite ubwoba cyangwa se kubera ko runaka ari bukwice cyangwa kubera ko runaka ari bugira atya natya. Uyoboka Imana kubera uyikunze kandi kubera ko yakubereye akataraboneka. Nk'uko mwabyumvise, Mose ntawamuhase kuzamuka uriya musozi, ahubwo yabonye akantu katari kaboneka. Yabonye akantu ku musozi gatuma azamuka, kandi akazamuka yishimye, kandi akazamukana amatsiko. Iyobokamana rizima nuko ritera, rizamukana amatsiko kandi rikazamuka nk'iryabonye akantu kataraboneka. Erega ntabwo byari bisanzwe kubona igihuru gishya ntigikongoke. Mose amaze kubibona aravuga ati biriya ni biki? Atangira urugendo rwo kujya gukurikira ako kantu. Kuyoboka Imana ntago bikwiye kuba ubwoba, ntago bikwiye kuba ikindi, bikwiye kuba
amatsiko y'akataraboneka wabonye. Burya mu ndimi zindi ijambo ubwiza ryishemo ijambo guhamagara, kalewo. Iyo usomye mu Kigiriki, ubwiza ubwabwo ni umuhamagaro. Ntabwo wabubona ngo we kwitaba, kubera ko iyo ukibubona uba ushaka kwitaba aho ubonye, buraguhamagara iyo ububonye. Murabona ko Mose bwa mbere arakurikira Imana nk'uhamagawe n'ubwiza, ntago akurikira Imana nk'uhamagawe n'uburakari cyangwa nk'ugize ubwoba bundi, ahubwo ubwiza buramuhamagaye. Mu Kinyarwanda ngira ngo ijambo ryegera iryo abagira iki bita ubwiza n'uburanga. Uburanga buba bufite ikintu buranga, buba bufite ikintu burimo kukwereka, ndetse uburanga bwacu bwose buba buranga Imana ubundi, kuko ariyo soko y'uburanga bwose. Ariko ngira ngo ni umuhanzi wigeze kuririmba avuga ku buranga burenze burangaza bw'umukobwa yari yabonye. Ukurikira Imana hari akantu katari ubwoba, ahubwo k'uburanga burenze buyobora umuntu ku buranga nyirizina bw'Imana yaduhanze. Ubukristo rero mu iyobokamana ryo ku rwego rwa kabiri ntabwo buba ari ubwoba bwatumye umuntu ayoboka Imana, ntabwo ari ikindi, n'uburanga bw'Imana. Urukundo rugatuma uhaguruka ukagenda. Nzi neza ko abantu bafite ibintu byinshi bibarangaza, ariko Imana sindi bubyite kurangaza, ahubwo ni ukutuyobora aho dukwiye kureba, ni ukuturangira inzira. Ni Imana yonyine yabidufasha. Cya gatatu twakwigira kuri iyobokamana rya Mose ni ukugira umutima ushaka gucengera ibanga ry'Imana, kugira umutima ushaka gucengera no gucukumbura no kurushaho gushaka gusobanukirwa ibanga ry'Imana, kugira umutima ushaka kurushaho gusobanukirwa ibanga ry'Imana. Abakristo benshi nibyo barareba hirya bakavuga ati Imana ni nziza rwose, ariko ntago bashaka gutera intambwe ngo ariko kiriya gihuru gishya ntigikongoke, iriya Mana bavuze kuva kera abantu bakayirwanya bakatsindwa, ariko uriya Yesu wabambwe ku musaraba yarangiza agapfa akazuka, hari ibyo bimeze bite? Ntago abakristo benshi bashaka gutera intambwe ngo begere icya gihuru gishya n'igikongoke, maze bibaze bati ariko iby'iki gihuru ni ibiki? Mose aratwigisha ibanga rikomeye ry'uko umukristo ushaka gukomeza kujya mbere mu iyobokamana rye ntakwiye kugarukira ku kurebera kure uburanga bw'Imana, ahubwo akwiye no kumva rya jwi rimuhamagarira kurushaho gushaka uko abusobanukirwa. Mose amaze kubona bwa mbere ibimukurura, yaje akurikiye, ariko noneho aranacukumbura ngo arusheho kumva ni igiki iki ngiki mbonye. Urwego rwa mbere rw'iyobokamana runyurwa manuma, ibyo rubonye ruba rwumva ari ibyo, ntago rujya ruza ngo rushakashake rubaze ngo ariko iby'Imana bimeze bite, iby'Imana narushaho kubyumva gute. Numva ari nacyo kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane by'iyobokamana ku rwego rwa mbere ugereranyije n'iyobokamana ku rwego rwa kabiri. Usanga akenshi abakristo basoma, baririmba, baza gusenga, ariko ntawe ushaka gutera intambwe ngo arusheho gusobanukirwa iby'Imana yacu, iby'Imana yaturokoye. Numva nabifuriza nk'abakristo turimo tuganira gutera iyi ntambwe, ukavuga uti niyemeje kuva mu ntambwe ya mbere yo kurebera kuri iby'Imana, kuvuga iti ibyo si ibyanjye,
ahubwo ugatera intambwe ukavuga uti ndashaka kujya mu mizi, ndashaka nanjye gucengerera ibanga ry'Imana, ndashaka kurushaho kuryumva. Abakristo bamwe barabitinya, abandi bakristo ntago nabyitaho, si ubwoba ahubwo ni ukutabyitaho. Ariko niba dushaka gutera intambwe mu iyobokamana, reka twe kurebera kuri Imana, ahubwo tuze twinjire mu byayo, tubisobanuze, tubisobanukirwe. Uyu Mose turimo tuvuga nta nubwo yagarukiye aho ngaho. Iteka ryose iyo yageraga ahantu agasobanukirwa, yahitaga abaza Imana ikindi kintu, akabaza Imana ikindi kintu, akabaza Imana ikindi kintu. Yahoraga afite ibibazo bishaka gutuma arushaho kumenya Imana. Nk'uko twabivuze ubushize, ni umuntu uhora wibariza Imana, ariko nakureba mu maso, ariko mu maso hawe kari heza wahanyereka. Nguwo Mose. Niko dukwiye kuyoboka Imana. Dukwiye kuyoboka Imana twibaza kandi tutarekeraho, dukomeza kugira amatsiko yo kurushaho gucengera ibanga ryayo. Mose ari naho yageze ari kumwe n'abandi b'Isirayeli benshi, avuga ati sasa rero dore Imana yaratubwiye ngo duhura nayo kuri uyu musozi, muze tuzamuke. Bo barangije baramubwira bati jyayo wenyine rwose, hanyuma nuvayo uze utubwire. Umukristo ushaka gushyika kure mu iyobokamana ntakwiye gutinya kuzamuka uwo musozi wo kurushaho gucengera ibanga ry'Imana. Mose yakomeje kubaza Imana kugeza ubwo Imana imwiyeretse no mu buryo bukomeye ndetse butangaje, ari nayo mpamvu turimo kumugira urugero rwacu. Ikindi kiranga iri yobokamana ryo kuri esikariye ya kabiri ni ugutega amatwi Imana. Abakristo benshi mu iyobokamana ryabo babwira Imana, ariko ntibashaka kwitega amatwi ngo bumve yo ikibabwira. Mwabyumvise ko Mose uko yegeraga uyu musozi w'Imana yateze amatwi yumva n'iki Imana imubwira. Ntabwo ushobora kuba umukristo mwiza uvuga gusa. Ngira ngo ari naho Bibiliya ivuga Imana yajyaga ibwira Abisirayeli ati umva Isirayeli, bikibutsa cya kindi cy'Imana ivuga ko hari ubwo Abisirayeli bari baragonze ijosi, nta n'umwe ushaka kumva ibyo irimo kuvuga. Kumva rero ni ibanga rikomeye cyane mu iyobokamana. Abantu benshi bayoboka Imana nta kumva, ahubwo bashaka kuvuga gusa. Mose aratwigisha ko esikariye ya kabiri y'iyobokamana irangwa no gutega amatwi Imana, kumva icyo Imana irimo kukubwira, kumva icyo Imana irimo kugusaba, ukumva icyo Imana irimo gutegeka, warangiza ukagishyira mu ngiro. Abakristo birengagiza ibyo bakomeza gukora rya yobokamana y'icyiciro cya mbere, ariko ushaka kurirenga akava mu kivunge ashaka gutera intambwe ya kabiri, niyitoze gutega amatwi Imana. Icyanyuma ari nacyo nsorezaho, kuyoboka Imana kuri esikariye ya kabiri birangwa no kugira umutima wihana buri mwanya. Kugira umutima wihana. Buriya nuko twabisomye, ubwo Mose yamaraga kugera ku musozi w'Uwiteka, hari ikintu cyabaye. Uwiteka yaravuze, Mose atega amatwi, ariko noneho Uwiteka umutima wa Mose awufasha kubona ko hari ibyo utatunganyemo kandi ukwiriye kwihana. Niko byagenze. Mose yagize umutima wihana, umutima uca bugufi, umutima uvuga uti nararengereye, reka nsubire hasi nihane. Umutima wa Mose ni umutima uzi kumva ibyo Imana iwubwira, ni umutima uzi gutega amatwi no kwemera aho Imana iwushinje ko hari icyo utakoze neza. Biratubwira, Imana ibwira Mose iti aho ugeze harera, kuramo izo nkweto zawe. Ikimenyetso cyo kwihana no guca bugufi. Iyo umuntu ashaka kuyoboka Imana ku cyiciro cyangwa se kuri esikariye ya kabiri, agira umutima wihana, umutima
wumva iteka ugatega amatwi nk'uko twabivuze, Imana yawe ushinze ikintu kibi wakoze ugasaba imbabazi. Ntabwo ushobora kugera kuri esikariye ya kabiri y'iyobokamana umutima wumva ibyaha Imana ikwereka utari wawugira umutima wawe. Umutima w'umuntu ubusanzwe iyo wakoze ibyaha, cyane cyane iyo utarimo Imana, urisekera, ugaseka, ukanezerwa, ukavuga uti nabemeje, niba ari abo wabeshyaga uti nabemeje, niba ari uwo washakaga gusambanya uti namwemeje, niba ari amafaranga washakaga kwiba, iyo diru yaciyemo uti nabemeje. Niko umutima wa kamere muntu umera ubusanzwe. Ndetse benshi bari mu cyiciro cya mbere cy'iyobokamana badashaka kwemera Imana kugira ngo yinjire mu mutima iworoshye maze wishimire ibindi bitari ibyo, na n'ubu niko bakimeze. Iyo akoze ikibi, aho kugira ngo ababazwe n'ingaruka zacyo, asetswa cyangwa se agashimishwa n'umusaruro w'umwanya mutoya yabibonyemo. Ariko umuntu uri ku rwego rwa kabiri rw'iyobokamana, iyo yaguye mu byaha ntagaseka, ahubwo ababazwa nabyo. Ngiryo iyobokamana rizima dukwiye gucengera muri iki gihe cya none. Nk'uko mubizi na Petero ubwo yakoraga ibyaha inshuro nk'eshatu kandi ari ibyaha bimwe, asubiramo icyaha inshuro zirenze imwe, ebyiri, eshatu, nk'uko bijya bitubaho natwe. Sinzi mwebwe ariko bimbaho, ugasanga ikintu ugikoze bwa mbere ugisubiyemo bwa kabiri, ugisubiyemo bwa gatatu. Ntago yasetse. Ubwo Yesu yamurebaga mu maso yararize, ababazwa nuko afite umutima urimo kugira nabi. Iyobokamana ku rwego rwa kabiri rigira uwo umutima uvuga uti nakoze nabi, reka mbabazwe n'uburyo nakoze nabi, mbabazwe nuko nagiriye abandi nabi, mbabazwe nuko nigiriye nabi, mbabazwe nuko nagiriye Imana nabi. Mose nawe tubona ko ari wo mutima wamuranze muri iri yobokamana rye. Reka twese dukunde iyo suku y'umutima, kuko iyobokamana mu rwego rwa kabiri icyo umuntu aba aharanira ni ukugira uwo mutima ukeye iteka. Ntabwo ndi buvuge Yesu ngakubere ngagufashe kugera kuri esikariye ya kabiri, kuko sinamutinzeho cyane, navuze Mose. Ariko iyo uvuze Mose burya n'ubundi uba uvuze Kristo, kubera ko Mose yari igishushanyo cya Kristo na mbere kose. Icyakora Yesu we sinzi esikariye ariho tuzayimenya wenda, ariko niyo ya nyuma, niyo dushaka kugeraho. Biragoye kumera nkawe, ariko birashoboka, nimureke tumukurikire. Numva rero nabifuriza gukurira muri Yesu muri byose, dutera iyi ntambwe tukava kuri esikariye ya mbere y'iyobokamana tukagera kuri esikariye ya kabiri y'iyobokamana. Irangwa no kuva mu kivunge tugashakira Imana umwanya wacu nk'abantu basobanukiwe impamvu tuyikeneye. Ikarangwa no kuyoboka Imana kubera ko Imana ari akataraboneka, kubera ko tuyikunze, kubera ko tuyishimiye, ntituyikurikire kubera dufite ubwoba. Ibyo ni byo esikariye ya mbere. Ikongera ikarangwa no kugira umutima ushaka gucengera no kurushaho gusobanukirwa iby'Imana. Iyo umuntu afite ayo matsiko, ashaka kujya ibwina mu kurushaho gusobanukirwa iby'Imana yavuze, aba arimo agera kuri esikariye ya kabiri. Cya kane, ikarangwa no kugira umutima utega amatwi Imana, ukumva icyo Imana ikubwira mu rugendo rw'ubuzima bwawe bwose. Imana iravuga, ikavugira mu mutima cyangwa ikavugira mu bandi bantu hanze. Iyo umutima wawe udashaka kumva Imana cyangwa se udatega amatwi, uba uri kuri esikariye iri munsi y'aho ngaho. Cya nyuma, esikariye ya kabiri y'iyobokamana irangwa no kugira umutima wihana iteka,
uko Imana iweretse aho utatunganye. Nk'uko nabivuze ubushize, kuba uri kuri esikariye ya mbere ntabwo ari icyaha, ahubwo icyaha ni uguhitamo kudakura ngo uve kuri esikariye ugere ku yindi yisumbuyeho. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.